munsi muri Love Tips rero twabayitemo kuganira ku bintu by'ingenzi wakabaye uzi cyangwa se wakabaye umenya. Ibiro bikaba byanagufasha kwisobanukirwa kugira umenye ngo umagaze he. Hari ikintu abantu bita urukundo ari nacyo tumaze iminsi tubasobanuriraho. None hakaba n'ikindi kintu cyitwa crush cyangwa se kugirira umuntu crush. Bimwe ubona umuntu ukumva uramwishimiye ukumva kabisa nyine uramushidukiye kamvuge nk'uko nguko. Hari igihe rero ushobora kwishuka kuba ufite umuntu crush ukaba wakibeshya ko uri mu rukundo nawe cyangwa se wamukunze. Muri Love Tips uno munsi rero tugiye kuza turebera hamwe nirihe tandukaniro ushobora kukwereka ko uri mu rukundo rwa nyarwo cyangwa se ufite umuntu crush, kugira ngo ubashe kwisobanukirwa niba biri no kukubaho ubashe kumenya uburyo ubyitwaramo, kuko burya umuntu ukunda ndetse n'umuntu ufite crush n'abantu babiri baratandukanye cyane byatari. Abantu iyo babizi kubitandukanya bibafasha kuba bajya mu rukundo ruzaramba. Ni nayo mpamvu buriya ari byo tugiye kuganiraho, kubera ko tumaze iminsi tubabwira ku rukundo. Ariko uyu munsi twatekereje turavuga tutaba abantu twirirwa tubwira urukundo ubundi bararuzi. Turamutse dusanze ibyo bita urukundo ari crush. Byaba bimeze bite? Ni mpamvu tugiye kubibaganizaho no kubabwira nyine tips zishobora kubafasha kugira ngo mumenye gutandukanya uburyo mumenye gutandukanya iki ngiki cyo kuba ufitiye umuntu crush. Ariko buriya crush mu Kinyarwanda umuntu yahita gute we? Kuba washamadukiye umuntu, nuguharara, n'ibyiyumvo by'ako kanya. Ibyiyumvo by'ako kanya ubundi ni amarangamutima umuntu agira yo kwishimira umuntu. Ese ntabwo ubizi ari igihe umuntu ubundi ari abatipe babivugaga neza kera, yarebaga nk'umukobwa amubwira ati pe uri mwiza nakwishimiye. Ni ukwishimira mbese. Hanyuma rero ubundi crush ni ya marangamutima kujyamo vuba cyane mu buryo bwihuse ku muntu runaka, ukumva umukunze cyane n'ubwo mwaba mutaramenyana bihagije. Akenshi ibishingiye ku isura, ibishingiye ku buryo yitwara, cyangwa se ku kintu runaka kimwe cyagushimishije. Ariko ubundi urukundo nyakuri rwo ntabwo rwihuta gutyo. Rubakwa buhoro buhoro, rushingiye ku kumenyana, rushingiye ku kubahana ndetse no gufashanya. Rurakura, rukagira imizi, kandi rugakomeza niyo ibintu byaba nyine bigeze aho bikomeye. Yego. Ngaho rero n'ubundi tugiye kurebera hamwe noneho ibintu cyangwa se itandukaniro ry'ibi bya crush ndetse n'urukundo rwa nyarwo. Ibi ni ibintu rero bishobora kukwereka ko ufite umuntu urukundo cyangwa se umufitiye crush. Icyambere buriya crush irihuta. Ni ibintu biba by'ako kanya, atari ibintu ushobora kuvuga ngo mbimaranye igihe. Mu gihe urukundo rwo urugenda rukura gake gake. Crush iza mu buryo bwihuse cyane. Ushobora guhita wumva umuntu akunyuze mu minsi mike cyane, ubwo mu mutima wawe uhise ufatwa pe. Nta kindi kintu. Especially bino bikunda kuba kuri abantu baba bafite types wenda y'abantu bakunda, ugasanga njye nishizemo ko nkunda umuhungu muremure w'igikara uteye kuno na kuno, ndende w'iboga n'urugero ufite ubwanwa cyangwa se ufite uruhara, cyangwa se ufite dread, bitenge nibyo nisetinzemo. Hanyuma nkahora n'umuntu nkabara yujuje bya bindi byose, nkahita numva kabisa ndafashwe muri njye nkavuga ati uyu ni we wanjye. Simbaze kureba niba kuko ari urukundo cyangwa se rukomushamadukira bitewe na bya ninjye mba narisetinzemo. Ariko uru rukundo rw'ukuri rwo rufata igihe, rutangira buhoro buhoro, mugenda mumenyana, uko mumenyana niko munahuza intego. Buri umwe nyine asangiza undi intego ze, ariko kandi rugenda ruhura cyangwa se rukura. Rufata mbese igihe, ntabwo ari ibintu biba ako kanya. Ntabwo nyine uhita ruturikiraho ngo wumve bikuzamutsemo ako kanya uhise ukunda umuntu. Ikindi kintu rero cya kabiri, crush ngo ishingira ku by'umuntu ari kubona ako kanya. Nk'uko n'ubundi Naomi yarabivuze, bya bintu uhita ubona iyo ukibona umuntu kuba ateye neza. Ariko ngo urukundo rw'ukuri rwo rushingira ku bintu, ku byo uzi nyine, kwa kundi uvuga uti nzi ko umukobwa wenda nakagize umuntu dukundana ari umuntu witonda w'imico myiza. Crush rero akenshi iterwa n'ibigaragara, isura, imyambarire, cyangwa uburyo umuntu yigaragaza hanze, kwa kundi umuntu yiyerekana. Ariko urukundo rwo kuri ngo
ni ukuvuga ko rwo rushingira ku mico umuntu aba afite muhuye cyangwa se umuntu ugiye gukundana nawe ku mutima w'umuntu ukareba se agira umutima mwiza cyangwa ni umuntu ukunda gufasha, ni umuntu ukunda gusenga, ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo mubana nuko nyine yitwara mu bihe bitandukanye iyo muri gukundana uwo muntu nyine cyangwa muri kumenyana, kuko urukundo binaterwa mbere y'uko mujya mu rukundo mubanza mwaba n'inshuti. Iyo muri kumenyana ugenda ureba no ku myitwarire iyo ari urukundo rw'ukuri, atari ibyo ubonye nyine inyuma gusa, atari ukuvuga ngo uyu mukobwa yambara neza iki aho ngaho nabwo urukundo rushobora kuba rwatandukana na crush ukurikije ubu buryo. Nyaboneka kugendera ku isura gusa n'ibyo ubonye ako kanya nta rukundo ruba rurimo. Ikindi kandi buriya crush ishobora gushira vuba mu gihe urukundo rwa nyarwo ruramba. Crush rero ishobora guhinduka vuba cyane, icyagushimishije uyu munsi ejo gishobora kukurambira cyangwa se ukamenya ko atari cyo watekerezaga. None se ubu nta mukobwa urabona ubyibushye ejo ukabona yananutse, cyangwa se ukamubona ananutse ejo ukabona yabyibushye. N'umuhungu gutyo cyane pe, ushobora gukunda umuhungu kubera ko adafite ubwanwa ejo bukaba bwaje, wowe wibwiraga ngo imyaka afite yarenze igihe cyo kubuzana, sibyo? kaburaje da n'ibindi byose ase kantu ko kuvuga ngo bukaburaje ko gatinzeho ngatinzeho cyane kubera ko iyo myaka ya za 20 na kangahe hari umuntu nari twari tuziranye utarabugiraga baramwanga, none ngo dusigaye tumwita Kiroso, afite ubukora hasi kabisa. Urukundo rero rwa nyarwo rwo ni ukuvuga ngo rwo rurakomeza n'ibihe byaba bigoye, ntabwo rushingira ku kintu kimwe cyaguteye kuryoherwa gusa. Ntabwo akantu kaje gato ahubwo gashobora kuba imbarutso yo kurukomeza aho kugira ngo kabe ako gutuma nyine ruhita rushonga ngo rushire. Yego, hano rero hari ikindi kintu gishobora kukwereka ko ushobora kuba uri gukunda umuntu cyangwa se umufitiye crush cyangwa se bya byiyumviro by'ako kanya. Buriya irindi tandukaniro ririmo, buriya iyo ufite umuntu crush cyangwa se ibyo twita crush bibamo imagination nyinshi cyangwa se kwimagina, kurema ibintu mu mutwe wawe bitandukanye n'ukuri guhari. Mu gihe urukundo rw'ukuri rwo nyine ruba ari urwa nyarwo. Iyo ufitiye umuntu crush ushobora gutekereza ibintu byinshi kuri uwo muntu. Uwo muntu ugasanga kenshi nturanamumenya neza. Wowe rero iyo utaramumenya neza wishyiramo kumurema uko ushaka mu ntekerezo zawe. Ewan mfitiye crush Lizzy bitewe n'ukuntu mwumva kuri radio, mana yanjye wamuzana we Lizzy, ugasanga waragiye urema Lizzy mu mutwe wawe. Ibyo bintu biba muri filime zo mu Buhinde cyane, ukuntu umuntu ahise yimagina we na Lizzy, ukaba waranamubonye mu buzima busanzwe, ariko none kubera crush ugahita utekereza arimo kuguha kege, arimo kukwitaho nyine ugahita tuvuge niba ukeneye umukobwa mwiza cyangwa se mama w'abana ugahita utangira kwimagina arimo atekera abana, akarabya abana, kandi we n'ibyo wiremyemo ugasanga uwo muntu we ntanakozwa n'iby'abana cyane rwose. Mu gihe urukundo rw'ukuri rwo rero nyine ruba ari urwa nyarwo. Urukundo rw'ukuri umuntu yakira undi ukameze. Ikindi kandi rugufasha kumenya ko uwo muntu ari uwa nyawe, ugahitamo kumukunda uko ari, utagendeye kuri bya byo kwimagina. Ubwo niba warakunze ubu nta kintu ugendeyeho, just ari mu mutima wawe, menya ko ari urukundo urwo ngurwo. buriya ikindi kintu crush, buriya iyo ufitiye umuntu crush uba ushaka kwiyumvamo ibyishimo nyine, kumva wishimye kuba hari umuntu runaka uri gukunda udasanzwe. Urukundo ariko rwo kuri rwo ruba rushaka kubaka. Crush rero ituma ushaka kumva umeze neza, unezerewe, wishimye, ariko urukundo rwo rureba kure, rukibaza ruti ese uyu muntu ndi gukundana nawe cyangwa se ndi gukunda dufitanye hazaza. Niba rero mwafashanya mu kubaka ubuzima bw'ahazaza bufite icyerekezo, nibyo bintu buri gutekereza. Urumva ko ibintu bibiri bitandukanye. Iyo ufite umuntu crush uba wowe wikwimagina turi kumwe bimeze bite, naba nishimye, ariko iyo ukunda umuntu uvuga ati harya ubu nitugera nko mu myaka 35 tuzaba tukiri kumwe, ese nimuterera iva azabyemera. Uri gutekereza ibyakure apana ibyakaka. Utekereza ushobora no kumubona kagasura gatoshye wabonaga wowe ugahita utangira no gufotora iminkanyari y'ahazaza. Ese nabo mukecuru nzaba nyimukunda. Yego afite umuntu crush ibyo ntabwo bitekereza. Utangira kumubona yabaye mama w'abana 3, ubona ari gukubara ameze ukibaza tese bamaze kunywa igikoma
igikoma cyinshi ni ukuvuga ngo hano hari ibintu byinshi cyane wakabaye umenya kugira ngo ubashe gutandukanya niba uri mu rukundo cyangwa se niba ufite umuntu crush kugira ngo bigufashe kumenya uburyo ugomba kubyitwaramo. twakomeje na love tips zacu twari tumaze kukubwira ko crush iba ishaka kwiyumvamo ibyishimo gusa biri aho mu gihe urukundo urwanya rwo ruba rushaka kubaka. Ikindi rero ugomba kumenya buriya crush ntabwo isaba communication cyangwa se itumanaho ryimbitse, mu gihe urukundo rwo rusaba communication igiye kure. Muri crush hari igihe mwishimana gusa nta biganiro byimbitse cyangwa se kumenyana byimbitse birimo. Ugasanga ni hahandi kubera ko nabonye Naomi namwishimiye tugasohoka tugasangira tukifotoza tukagarama ku mucanga ariko nyine nta kuganira ngo menye undi Naomi ni muntu ki akunda iki, nyine tukareba ibyako kanya bituma duhita tugira ibyishimo bihutiyeho. Ibyo bishobora no kubaho hanyuma ugasanga uratashye nanjye ndatashye nta wongeye kumenya amakuru y'undi, nta wongeye kumenya ngo bimeze bite, mbese mukazanya nko kuvuga nabaye ikintu runaka. Ibyo biboro ni hitandirani cyangwa se kwa kundi ufite nka bluetooth, zino bluetooth ubanza gukonekita kuri telefone, iyo umwe afite kamwe n'undi afite kandi umwe agiye kureho gatoya utamva ngo disconnected. Yego cyane rwose ni muri ubwo buryo kandi kibimeze umuntu ahita ava ako kanya. Ikindi gihe rero urukundo rwo aho bitandukaniye mu rukundo ikintu cya mbere cyo kimubura ni ukuganira. Nicyo kintu cya mbere kiba ari ingenzi. Ngira ngo murabyibuka ko ku munsi w'ejo tubwira life tips n'ubundi twabwiye ko gufata silence atari byiza kubera ko kuganira nyine nibyo bituma musangira ibitekerezo mukamenyana n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero kuganira hano nibyo bari ingenzi cyane. Ikindi kandi mubasha kuvuga ko byiza ariko mukavuga no ku bibi mu rukundo rwa nyarwo. Ntabwo mutaruka gusa ngo muvuge ibyiza. Ikindi kandi nuko mwumvikana niyo ibihe byaba bigoye kubera ko mwagize wa mwanya wo kuganira. Tugitandukanye n'ubundi crush ndetse n'urukundo rwa nyarwo, buriya crush ihunga ibibazo. Nubona uri kumwe n'umuntu umwitwa ngo mufitanye umubano runaka ariko ukabona hagize ikibazo runaka kibaye narabyitarukije cyangwa se bigusizemo cyangwa urabona nta n'ikintu ashaka kubikora ngo bikemuke. Byanze bikunze hari igihe haba ari ikibazo cy'uko ari crush wawe ahubwo atari umukunzi wawe. Ariko iyo ari umukunzi wawe cyangwa se ari urukundo rwa nyarwo ruba muri rwa bibazo kandi bikarangira bikemutse. Iyo ibintu bigoye bije crush ishobora guhita igabanuka cyangwa se ikaba yanashira. Mu gihe urukundo rw'ukuri rwo ruragaragara cyane kandi cyane cyane rugaragarira mu bibazo kuko nibwo mumenyana, nibwo umenya kwihangana kundi, nibwo umenya ko kuko umukunda kuko mugerageza kubikemura aho kubihunga. Ikindi nanone rero niba hari umuntu uri gukunda cyangwa se utekereza ko ufitiye crush, niba ushaka kubitandukanya, crush buriya ngo ishingira cyane ku marangamutima gusa, mu gihe urukundo rwo rushingira mu gufata icyemezo. Ubwo rero iyo ufitiye umuntu crush umufitiye feelings gusa cyangwa ibyiyumviro, rero kandi murabizi neza ko kugira umuntu ibyiyumviro cyangwa se feelings zirangira vuba kandi ziranahindagurika bitunguranye kuko none nshobora kuba ndi kwiyumvamo nawe mu kanya haza undi nawe nkamwiyumvamo, ibintu byo bita feelings. Nyuma ariko urukundo nyakuri rwo ngo rurenza feelings, ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu nuko umufitiye amarangamutima gusa, ahubwo ni icyemezo cyo gukunda no kubana n'uwo muntu niyo amarangamutima yaba atari ku rwego rwo hejuru cyane. Urabizi ari igihe ufite nk'umuntu mukundana yego pe nta marangamutima menshi umugirira utamuyagarira utamugiriye gute ariko muri wowe ukumva nyine uramusabwa. Ukumva ushaka kuba uri kumwe nawe nta n'indi mpamvu wenda umuntu agutunguye kubaza ati ese mukunzi wawe iyo muri kumwe bimeze bite, ukaba utanabisobanura. Hahandi uhamagara umuntu ntacyo kumubwira ufite kandi ugasanga kirabonetse. Ubwo nirwo bita urukundo. Ariko iyo ufite umuntu clash umuhamagara ugiye kumubwira ati uyu munsi wambaye agakweto keza kuri status yawe nabonye noneho imiterere yagaragaraga. Urizi nka Kevin arimo avugana n'umukunzi we buriya nka nijoro agaramye yanze no kwiyorosa kugira ngo agashyuhe kataza kaza gutwarwa agasinzira. Urwo rero nirwo rukundo. Mu gihe crush nyine aba ari bya bindi iyo mutari kumwe ntabwo mwaganira amasaha abiri se muvuga iki, ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Hanyuma rero ikindi kintu ushobora kumenya ari nacyo cya nyuma mu byo twaguteguriye uyu munsi, crush yibanda ku kwishimisha. Yego cyane. Urukundo rwo rwibanda ku bufatanye.
icyo abantu bacyumve neza. buriya crash ishobora kuba yibanze ku byishimo byawe gusa, kandi habamo kwikunda. ibyishimo ubundi urukundo narwo rubamo kwishima, ariko iyo abantu bakundana buriya uba ureba wowe niwo mukundana, uba ureba ikibashimisha mwembi. ariko crash sava ni njyewe, yego uzarebe buriya niba ukunda umuntu bya nyabyo, ahubwo uharanira ko ari wowe wakishimana mbere yawe cyane. ariko muri crash nimpostinga abantu bakabona ko ifoto ndi kumwe na Naomi sava, niba hari ibyo nabonye nkakunda nimbifataho nibwo numva nyine bimeze neza, ntitaye ko wenda bishobora kuba bimubangamiye. mu gihe mu rukundo rwa nyarwo biratandukanye cyane. mu rukundo rwa nyarwo ho ntabwo wita ku byo wowe ubwawe wungukiramo, ahubwo urukundo rw'ukuri rureba kuri mwembi, rukareba ubufatanye, rukubaka ubufatanye bwanyu, hakabamo ikintu cyo kubahana. mu gihe muri crash kubera ko ureba inyungu zawe ntabwo wita ku kubaha mugenzi wawe. ikindi kandi habamo no gushyigikirana mu buzima bwa buri munsi cyane. dusoza rero n'ubundi kuri ino ngingo, ikintu cy'ingenzi wowe ukabaye usigarana, buriya ntabwo ari bibi kuba wagira crash cyangwa se kuba wagirira umuntu crash cyangwa bya byiyumviro twahoze tukubwira. ibi ni ibintu bisanzwe mu buzima, ariko nanone ni ingenzi kumenya gutandukana cyangwa se kumenya gutandukanya ibyo bya crash ndetse n'urukundo rwa nyarwo. ibi rero bizagufasha kutibeshya ku marangamutima yawe. urukundo nyarwo rurihangana, ruriyubaka kandi ruranaramba. mu gihe ubona ibintu murimo rwose nta ejo hazaza, ari iby'uno munsi gusa, menya neza ko ibyo urimo atari urukundo. menya ngo zarabunyoye, ubwo yavuze ngo zarabunyoye ziba ari inye, ntazo nzi, zarabwinywereye, banza ari crash ziba zarabunyoye. ziba zaranyoye iki se kwanza? zarabunyoye se ni inye zanyoye izindi. icyo nzi cyo habayemo kunyobwa. ariko buriya se ziba zarabunywera ni nyine ni ibiki byanywewe, ni iki cyanyweye? urumva bino binuza biba ku nka babyita gute? ibirondwe ibiki? yego biriya bijya ku nka bikayinywa, ni ukuyinywa, ni bikayinyunyuza amaraso, bikayinyunyuza amaraso. gusa izo burasi zo ziba zarabunyweye. nawe atangiye gucrash, nanjye gucrashingira iryo jambo. ngaho nuko byifashe. twizere ko abantu bamenye gutandukanya crash ndetse n'urukundo rwa nyarwo, kandi crash buriya nta naho wayihungira. ntibibaho ushobora kubona umuntu ukabona mwishimiye nyine muri by'ako kanya, ariko ujya ugenzura nyuma urebe niba uwo muntu wamukunze koko, ntugahite ubifatira naho ngo wumve koko ko wamukunze. bisaba ngo ukore evaluation nyuma urebe koko niba uyu muntu wamukunze.